umukobwa mwiza yicisha bugufi urumva yicisha bugufi none akubaha umusore muzima uzavamo umugabo muzima umuntu wese uzagenda ukareba ahaye uwundi cyubahiro uzamenye ko urya muntu ari mwiza ariko umuntu utari umugeni mwiza muzamuhu iryo ni ijambo ryoroshye ryo kwihanganira kuvuga ngo umugani umukene ngo ntafite ubutunzi buntunga iryo ryo riroroshe ni ukwihanganira ubukene bwose naho umuhoza ku nkeke naho umugabo umuhoza ku nkeke agahora akubita ni uko ukimukunda cyane uracyamukunda cyane ngaho mubwira ngo ndagukunda muze nawe mubwire ko umukunda si ukimukunda azanangaje mwegereze mikorofone akubwire ko agukunda mubwire ngo uramukunda ndagukunda inkuru nziza TV. ubu dusubire muri bya bihe byanyu by'ababyeyi barambagiriza ugasanga umubyeyi yankundiye akankingira si byiza umukobwa akwara kugira akwiriye yapatanye n'umugabo bagapatana akwiriye kuza iwe akaza akajya ku babyeyi akimurika ati nakundanye na naka ndumva yego bakundanye akize gutya wa muhungu akaza nawe akaza kwimurika nakunze uyu mwana wawe we yamukunze apana ababyeyi kuba bamumukundiye iyo tamukundi we yamukunze akaza noneho ababyeyi bakemera ko bashimanye bakabashingira bagashingirwa na se apana kuzana agashingirwa amaseri niwo muco mwiza niwo wubaka ingo niwo wubaka umuryango naho birya byo kugenda ngo yambagije iyo hanze ariko ubu ngubu usigaye se usanga umuntu bari muri Amerika n'undi abinaha bagakundana kuri telefone bakabana nabyo si bibi yagize kamuzana nyine bagakundana hakamuzana ni sawa kuko bakundanye nyine n'abandi nabo ni ugukundana n'ujya gukwa nanone iyo aza gukwa ariko nanone umuhungu akamukunza yaba atamukunza uriya simushaka none urumva wagize amahirwe urambagiza neza none kuri wowe k'urubyiruko umujene uriho ubu ngubu kuri wowe nk'umusaza umugore mwiza muzima numeze ute bw'imyitwarire mu buryo bw'imyitwarire umugore muzima mwiza ni uwitwara gute kugira ngo umusore ujya kurambagiza azagendere ku cyo avuga ngo ibi bintu muzehe yambwiye yavuze mu myitwarire umukobwa mwiza muzima yitwara atya umukobwa mwiza yicisha bugufi urumva yicisha bugufi none akubaha akagira isoni ubu ntazo bakigira akagira isoni yareba undi mugabo kandi atari waba atari wiki ariko akamwubaha akamenya ko ari umugabo kandi nawe akamenya ko ari umukobwa akicisha bugufi naho uticisha bugufi cyangwa ngo agire isoni burya aba ari ikirara
abarike ubu umukobwa tubona utagira isoni abarikirara neza kabisa ubu ko umva uramureba nawe akakureba ntarebe ku ruhande areba iruhande ariko mukareba yakureba akagira wamureba akagira kicishije uko nawe ukamureba uzugira ngo Imana isifuka ku musozi nawe uri umugabo uzumureba Imana imukwereka ko mu kureba kwiwe ukamenya ko afite ubuntu bw'Imana ukamubona ko yicishije bugufi yubaha uriya mukobwa ni mwiza agize burya kavuga utuma aho ngaho ukagenda ukavuga uti uriya umukobwa nakazomushaka yego tate none wowe ku ruhande rwawe ku bakobwa ugiye kubwira umusore muzima wavamo umugabo wavamo umugabo witwaye neza nk'umusaza wawe umusore muzima ni uwitwara ati umusore muzima mbese bwira ngo mukobwa nujya guhitamo umuntu muzabana umusore muzima uzavamo umugabo muzima murebera no mu ntambuko azatambuka mugahura akakubaha kandi akubaha umubyeyi wese yava akasha yazareba umubyeyi akamureba nyina wahura n'umugore mukuru wese ukamuhuramo nyina ukamuramutsa nka kwa kundi uramutsa nyoko mwubashye ukamwubahisha urukundo kuryo nyina ababwiye urukundo ruzarugenda mu muntu kandi nawe musore uzoba umugeni mwiza uzugendana ubugeni bwa bugeni bwawe uhaye ugendana uzugenda mwahura akamuvuga ngo uriya mwana ni uwande ba uriya mwana ni mwiza yego tumvishije akavuga ngo uriya mwana ni mwiza muramureba aritonze kandi ntimwaganiriye ntimwarushe muvugana muhuriye aho gusa ariko ukamuvuga ngo uriya mwana ni mwiza kubera iki kuko muhuye akaguha icyubahiro yego umuntu wese uzagenda ukareba ahaye uwundi icyubahiro uzamenye ko urya muntu ari mwiza ariko umuntu utari umugeni mwiza muzamuhura ukamara bakamagenda yararamye ahaye yamareba akazama kureba gutya uriya mwana ni mubi yego tumvishije nakubwa ngo no mu ngendo ni mu ntambwe azatambuka ukamumenya umuntu mwiza uzumumenya n'umuntu mubi ukamumenya kwa kundi ni umuntu nyine uzugenda mu ntambwe zo kuramukanya yego muzamuhagararana na wa musore ukamushinga ijisho ukamutangirira ku kuguru ukamurenza mu mutwe muramuvugana ukumva imvugo ziwe ukumva ururimi uko ruvuga ukumva ko avugira ku gitekerezo ukumva ko haje kukubwira akakubwira igitekerezo yatekereje naho ubundi azama kubwira nka kwa kundi kumuyaga n'umukobwa ni kurya n'umukobwa mwiza ahura n'ababyeyi b'abagabo bose akabubaha kakujya yubaha se yazavuga bahagarara nkuko bavugana kandi akamavuga akazavuga kureba gutya agasakareba arike niko umuntu mwiza azagira muzamureba gutya agasakagira arike kurya nawe wa mugabo bahuye wa musaza akama mushinga ijisho uhera kurwara agasetsa ku musatsi kavuga turamukobwa n'uwandi n'uwahehe namubonye afite icyubahiro cyose no kubaha iyo wubashye ugira icyubahiro nicyo rekiza gitaha ku muntu nico gizuranga umusore mwiza bavuga ati umukobwa wa kanaka yaje gushakwa na ati wa muhungu ni mwiza akamuga yewe wa mukobwa we nuteshe kuri amusore tuzabona ubundi ubwo wambonye utengewe uko nabonye mu ntambuko twahagaranye twavuganye twasetse ngakumenya ngiye ubwo wambonye ute ndacyari umusore uko nakubonye
iyo ngira umukobwa oya ariko buriya uri umuntu mukuru uba wabibonye ukavuga ati uyu muntu umugore wararenganye cyangwa aratomboye uko nguko mwishaka ryo hashaka muri wewe ufite igitekerezo cy'Imana mu ndiba yawe y'umutima ifite gushaka Imana kandi nubwo washaka umukobwa ukamuzana uwo mubwira ijambo ry'Imana uwo mubwira mu bwenge bw'Imana uwo mwigisha ubwenge bw'Imana nuko ambonye niko nakubonye uwo mwigisha ubwenge bw'Imana bishimiye Imana yego ikiganiro cyaryoshye umuntu aragenda urabona mbere mwebwe wasangaga imiryango ituranye usanga urusisiro rwose n'umuryango ni nayo mpamvu no kurangirana byashobokaga ariko ubu ngubu kubera ko ubuzima ahantu bwawe yageze urasanga umuntu yavukiye hano yisanze Rusizi niyo agiye gukorera yisanze i Kigali ubwo abinaha bateye umugongo ejo aragerayo imico itandukanye icyo kintu ubona cyarahinduye mwirambagiza ubibona ute ntabwo bishobora kuba ari byo biri no gutera mu ngo z'ubu ngubu kuba bitameze neza byarahindutse Imana rero Imana iturengere kandi irengere abakiri bato inama nziza njye namaze kwiga ndi ku ishuri ndi ku ishuri ni ishimwe rikomeye cyane kubagira buriya umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru yarabonye ibintu byinshi kandi yaranakoze byinshi rero kucara nkabagiraho umugisha tukaganira hari abazakireba bakumva baryohewe nabyo none ni iyihe nama mwagira ingo abakiri mu ngo hari umumama uri mu rugo ukiri mutoya ariko yageze mu rugo ibyo yatekerezaga ko ashobora kuzahura nabyo ntabwo ari byo abonye ubu ngubu batangiye kurambirwa urwabwatse urugo ndumazemo imyaka 2 ubu koko nkaba nararahiriye ko tuzatandukanywa n'urupfu kuko nzageza muri 90 ntabwo mwari muzi ko muzageza mu myaka za 90 yego ni umugisha Imana yabahaye ku myaka 2 amaze mu rugo ari kumva aremerera akumva ibaze niba afite 25 kuzagera kuri 85 yawe arabura imyaka 60 akibaza urwo rugendo azarugenda imyaka 60 azayihangana ni inama mugira atangiye kunanirwa inama namugira namubwira ngo ijambo ryavuye mu kanwa kawe kuvuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu byihanganire wihangane nimba afite abana ihangane urera abana niwo mugisha wawe abagabo bari kwinshi hari ukuvuga ngo umugabo ni umukene iryo ni ijambo ryoroshye ryo kwihanganira kuvuga ngo umugabo ni umukene ngo ntafite ubutunzi buntunga iryo ryo riroroshe ni ukwihanganira ubukene bwose naho umuhoza ku nkeke naho umugabo umuhoza ku nkeke agahora akubita agahora akubita none arakubise iryo jambo rirakomeye umubiri uyu urakomeye namubwira ngo shorera abana urebe nkaho wo kwihangana urebe nkaho wo kwicara urera abana bawe atandukane n'umugabo
ukuraga ngo umubiri kwicara ukamutega ngo wicare ukubitwa birakomeye. yego nomubwira ngo rera abana bawe kuvuga ngo utega umubiri w'umukembwe birakomeye. nomubwira ngo ureba nkaho wobuja ariko ntusiga abana. yego cyangwa dore kandi akamugabo gukubita yamukubita ariko agasakaza ukareba afite imbabazi ukareba avuze neza uwo yo mwihanganira yo musengera Imana. yego ubene uwo musengera Imana ukamusengera Imana. ariko iyo umugabo uja kuba mubi ntazagirirwa ngo nakandi kantu uwo bayabaye inyamaswa. yego nomubwira ngo kwihangana. dore kwihangana mu bintu byose birimo. wihangana mukavugana igihe kimwe neza, kindi gihe mukarwana, kindi gihe mukavugana neza, ibintu byo kubyihanganira. yego ariko hakaba n'umuntu gusa upfa kuma kugukubita. none se ko ari umuntu uri nko mu rugo ni umukristo ntabwo yanywaga inzoga ako umusore aje kumurambagiza amwereka ko atazinywa yagera mu rugo akatangira kuzinywa bikabangamira umugore uwo mugore bikamubangamira bamugiriye inama uko uwo mugore ari inzoga ugasa dorega inzoga nje nababwiye ngo inzoga inzoga ayinywana umutima mwiza yavukanye tazavuga nabi. urumvishije umuntu uvuga nabi n'uwavukanye umutima w'inyamaswa. wamyavuka ari mubi niwe uvuga nabi yanyoye inzoga. naho inzoga kugira bazafa kubeshya ngo ni inzoga yabiteye ngo ni iki oya si inzoga. noneho inzoga ntizivugisha umuntu nabi. ariko niryo jambo kwigishije inzoga umuntu unywa inzoga akanywa kuko atavuze nabi. urumvishije nta bubi yabuvuganyemo. uzuvuga uti Imana iyi nzoga ese uzugira ngo gusinda yanyoye inzoga nicyo cyaha. gusinda tuzi ko umuntu azasinda atanyoye. ibubi kuvuga nabi nicyo cyaha. nicyo cyaha. ariko ntuzi ko yanyoye inzoga nyine anywa inzoga yazaga yamaze akarya bakamambira neza akamaseka. ariko Imana yonyine iramusanga yasayivamo birangira yayinyoye mu minsi mike bene nkuvuze uko by'abasore bagendanye. ariko azagaza agasinda agubwa neza kuko atarafite go bamutima mubi. ariko ndakubwiye ngo umuntu uvuga nabi yanyoye inzoga n'umutima mubi baravukana. yego turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. turanezerewe kuba tuganiye kandi tukaganira ibintu byiza bishobora gufasha abantu benshi abo bato. ntekereza ko nta muntu uri hejuru yanyu, abenshi bari hasi yanyu ku myaka. ku myaka urumva niba urugo rumazemo hafi imyaka 60 65 ndetse ndagira ngo none n'ikijana ahubwo. urumva ubona ari nk'imyaka 100 mu madara. ariko ijana atari umaze umukecuru ubaye imyaka 100 utarayimara. ubwo ngubwo ariko ni ukubera ko ni uko ukimukunda cyane. uracyamukunda ngamubwira ngo ndagukunda. muze nawe mubwire ko umukunda. si ukimukunda azanangaje mwegereze mikrofone akubwire ko agukunda. mubwire ngo uramukunda. ndagukunda. akosema Arumva oya gukundana bigomba nkuko mwavuze ngo tuzatandukanwa n'urupfu.
nuko nguko no kurinda iryo sezerano. None se kuri icyo kintu hari abantu batajya bashobora kurinda isezerano, ugasanga isezerano ni igiki kuri mwe. Hari abantu barikerensa bakabona ko ari ibintu byoroshye. Isezerano ni iki kuri mwebwe? Isezerano isezerano rizarirenga ubwenge bw'umwana w'umuntu. Isezerano ntuzi uko tuvuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ni ugukomeza rwa ruhu, kuvuga ngo n'urupfu ruzadutandukanya nawe, twarwana twagira gute nuko twavuze, ariko tukihanganirana tukavuga ngo turinze rwa rupfu. Yego, niryo sezerano. None usanga nk'abajene wenda kuri mwe mwashatse birumvikana, nk'umujene ukundana n'undi bagakundana bakamarana n'igihe akamuhemukira, ibyo nabyo byakwiye kugenderwa, ari ibintu byahatari cyangwa nabwo byakwiye kuba ari ikintu gikomeye? Ibyo ngibyo kujya baba batewe n'umwanzi, Satani nyine uku nguku tuzoyibona n'amaguru, kuko tutabona Imana n'amaguru. Nturuzireke nkubwe akantu gatoya, nturuzi ko nakubonye hano nabonye Imana, nzavuga ngo nabonye Imana igenda n'amaguru, ntunze sinkuzi, ariko muri wowe wavuze uti ndashaka kuja kuganira n'uriya muntu. Imana niyo yakohereje, niduhujije, ndakubona mu Imana, kuko nzavuga Imana azayibona. Hari Imana izaza kumbwira ngo tuganire gutya, tibonera ikorera mu bantu, ibonera mu muntu, kuko kandi kuboneramo. Imana ni umuntu, na Satani ni umuntu, na Satani ni umuntu. None ntubarya Satani nyine niba yabaziyemo, imenera, nimba yameneye umugore ntagira amahoro, wa mugore abuza umugabo amahoro, akayamubuza umugabo agira ngo yihangane, akamukoza irya nino, akavuga ati nje sinshatse singishaka ko tubana nawe, kuganye Satani we yamumeneyemo, bagatandukana. Yego, yabameneye mu mugabo nayo ni kwa kundi. Yego, umuntu se, kuko abantu benshi nko muri iki gihe bari mu ngo bigaragara ku mafoto ko bishimye, ariko mu rugo batishimye. None kurenzaho bigira izihe ngaruka? Kurenza ingaruka mu rugo zirahari. Hari abavuga ko ari byiza, ariko wowe ubyumva ute? Ntabwo ari byiza. Ingaruka yazo niyita bagarutse ngo batandukane, ija ku bana babo. Kandi abana baza batababyeyi, tumva ingaruka. Noneho twebwe twagumye kurwana, ariko tukaguma tukicara, tugasa tukarwana, tugasa tukaza tukicara, ariko ntidukundanye. Yego, kurya tudakundanye, abana baratureba karaka dukundanye, abana bakaduta. kandi hari abavuga ngo reka turabona ko twabyaranye, twarabyaranye kandi ntabwo tumeranye neza, akavuga ngo ako kubera abana, ugasanga umuntu kuri ubu ngubu abantu basigaye babana kubera abana, kubera abana na kera abana bahora bahuza abagabo n'abagore. Yego, ariko akavuga ati iyo baba badahari ntabwo twakwiye kuba tukiri kumwe, tuba twaratandukanye. Aho babana babaho kwa kundi, bakabishwaho n'ababana, ariko ingaruka zigaruka bababyeyi babo. Abana bakunda umwe. Yego, abana bakareba wa wundi babashizeho umutima, bagakunda umwe, undi bakamuta. Nanone bataye umubyeyi umwe, nta mahoro azaba muri babana. Yego, none ubwo akaba ari
umuti wabyo bawubonera hehe? Bakomeza kubana barenzaho bakarera abana cyangwa batandukana? umuti ni ukurera abana. Kurera abana njyewe nzande mu bwanje abana nibwo butunzi bwa mbere tugira. ese ko twarebe urumva tumaze kubona ko bigira ingaruka ku bana, yewe n'ababyeyi bibagiraho ingaruka. nibo bagira ingaruka ndetse ndende. Yes. Urumva no gutandukana nabyo bigira izindi ngaruka, ariko hari icyo biba bikejeje. Batandukanye Yego. ibyo biba bikijije ntacyo, kubera ko niba yarabangamiwe mu rugo urumva akaba atotezwa, icyiza se buriya si uko batandukana akabona ayo mahoro akarera n'abana neza bakiri bato. bakiri bato. noneho abana hazaho bamaze kugwira, abana iyo bamaze kugwira biza binanirana, biza bikomera. ariko iyo abana bakiri batoya ni kujya nakubwiye, batandukanye umubyeyi w'umugore ntazatabana ku mugabo. urumvishije umugore akavuga ati njyewe ndarenje n'inkoni z'umugabo. urumvishije akavuga ati njyewe reka ndebe honja ariko sinsiga abana banje, akabajyana bagatandukana, agashyika akarera abana neza. ni byiza ibyo byo gutandukana. Papa, tugareke ku babyeyi b'abapapa birengagiza inshingano zo kurera bakaziharira abamama gusa, bakabashobora no guta umuryango. nk'inama wabahereza wowe ntibyakubayeho, abagabo bameze gutyo ubavugaho iki? umuntu yobigisha nyine kumenya abana, ukigisha kubaha, kumenya abana, utubasha ukigisha umwana kumenya se, kugenda mu bandi no kugendana n'abandi. nibo babandi babibirahara bagenda batagira ingo, ari umuhungu bakabiyongiye, ari abantu bagenda banywa amayoga, bagenda bagira gute, ntibozubaka urugo ngo bavuge bati ruriya rugo ni urwa naka. nta mushe uza wigisha umwana nabi ngo amwigishe ku uburyo bubi, azamwigisha uburyo bwiza. no ubona bariya bose abana bagenda banywa inzoga, tibaza banywa inzoga ari base babigishije, kurya babigisha bati timukagire gutya, timukagire gutya, ariko bakanga bakabira ibirara byo gukomeza kugenda bagira. ariko ubushiza no kwigisha neza, no kwigisha umuntu umwana nakagenda neza, niko kumenya ubwenge. Yego. abagabo iyo bakaja kuva kera nta mugabo uzurera abana. Yego. umugabo ni ukubyara ariko ntarera. Yego. abagore nibo barera abana, reka twitakega. abagore nibo baza barera abana. habe tuvuge niyo umubyeyi yapfuye, nyina w'umwana agapfa, umugabo agasigara n'umwana azashaka undi mugore, wa mwana azapfa nabi, wa mwana b'imfubyi, wa mwana agendana agahinda, wa mwana aragahambanwa. ariko ise yapfuye, nyina agasigara mu bana, nta bana bagira agahinda, nta mwana uzugendana umubabaro, nta mwana uzugira guti, nta mwana uzawicwa n'inzara. ariko umubyeyi umugabo yasigaranye abana bicwa n'inzara. muze murana n'abana byavuye nko kugenda basabiriza, n'abana basigaranye na se, ariko abana bari kumwe na nyina ntibaza bapfa nabi. icyo gitumaga ntayo mvuga ngo abana nibwo butunzi bwa mbere, kandi abagore munaniranywe n'umugabo nimushake mutandukane, ariko jana abana bawe ubarere, ubahingire, ubakorere
uko babona bakene bapfe nabi ariko ntibagenda n'agahinda. Ku kintu uvuze cyuko ntabwo ari ukwikina ariko ababyeyi bajya bavuga ngo umugore si umuntu, umugore ni ibintu, ni ikintu gikomeye cyane, ariko ku bagabo ni ibintu, ni bene bibi. Abagore ntibareshya n'imbwa ahubwo abagore ni abantu bagayitse imbere y'abagabo. Ariko ku muntu uzirikana icyo kintu, abagore muratangaje. Umuntu ubyara undi muntu akamushyira ku isi, kuri icyo kintu wari uvuze, nabonye ngo umugabo, ngo umubyeyi w'umumama arapfa, ise akaba umubyeyi w'umugabo arapfa, noneho umubyeyi akamagara abana akabwira ati murabona papa aragiye, muramenye muzitware neza ntacyo muzamburana, ariko muramenye ntimuzankoze isoni batazavuga ngo ni umwana w'umugore. Ariko umugore umubyeyi w'umumama yapfuye, ngo umugabo agasigarana abana, arabegeza akababwira ati ubu nta mikino, ubu twese tubaye imfubyi, buri wese agomba kumenya ibye mukabishyira ku murongo. Yego, aho niho bigaragarira ko icyo wari uvuze ko ari ukuri. Ababyeyi muri byose, abagore bari byose, ntabwo mwiyemeye cyangwa ntabwo mwikinnye, niko kuri. Umubyeyi ashobora gusigarana abana 8 akabarera akabaruhana. None kuri icyo ngicyo, ku bantu umuntu ubura umuntu agashaka undi, agashaka undi mugabo cyangwa agashaka undi mugore, banza uvuga umuntu umwe, banza dukurikirana umugore. Umugore apfushije umutware, agashaka undi mugabo. Ese byari bikwiye ko yagashatse undi cyangwa yagakwiye kurera abana? Iyo asigaranye abana 2 3, azabarera. Kandi iyo ari umwe azamushakanwa akamujana agashyika akamurera hamwe n'abandi atangiye kubyarana muri rwa rugo. Urumvishije? Iyo ari umwe umugore bizabimugora kwicara ku mwana umwe gusa. Abagore gatuza dutekereza, ese uyu yapfa nusigara hehe, nusigarana nande, nje nazahambwa nande, nje ningera amaze gusaza njewe nzasajishwa nande, kigatuma ushaka undi mugabo kuko umwana ari umwe. Ariko wa mwana ntuzi umusiga, uzumukamurerana na babandi. Ariko iyo arenze umwe ari 2 ari 3, noneho gakera uko byagendaga, kera azagasigara habe n'uwo mwana umwe, muramuwe nkuko iwo akajyanwa bakamubyarira. Urumvishije? Umuryango azayicara muri rwa rugo, yicaramo wa muryango ukazuka mukamubyarira, akaguma akororoka, babana bakorora bakazamurera nawe. Nicoga noho bamaze kuba mukristo baravuga ngo ntawe ukugiye mwamukuru we cyangwa mwamura umuntu we, uwo usigaranye umwana umwe, shaka undi mugabo abyara abandi. Ntuzi kuba wicaye ngo urabizi ngo uyu nguyu azandera mu busaza, ariko uzuvuga ngo ndababyara ari 2 ari 3 ari 4, siko bose bazashirira rimwe, hazagira bamwe bazasajisha. Icyo igitekerezo kikaba mu bantu. Yego. Noneho kuri wowe amabanga 5 naye mabanga 5 watanga kugira ngo munagire urugo rwiza, afasha urwo rugo, kubera ko mufite experience, mufite uburambe bwo kubona ibyo bintu, kubera ko muri bakuru mukiri kumwe n'ubuntu Imana yabaha. Urwa mbere, ijambo rya mbere ni ugushika we mugore uje muri rwa rugo, urwereka umuco mwiza, urubera umucyo, turubera umwijima. Iyo washyitse ukarubera umucyo, iryo niryo ryabanga uzushika ugatangira ugakora imirimo ugahinga,
baza bagira ngo nk'aba mu rugo bagira ngo bagire gutya uti tugire dutya tugende gutya tumere gutya umubano ukabura kubaka urugo ba bandi n'abakakumva bumva bati uyu muntu afite ukuri kandi uyu muntu afite umuco mwiza kandi uyu muntu afite umutima mwiza niryo bangariza ryubaka urugo yego wumva umugabo arashakuje ukamwihorera ukamwima amatwi ko ari igihe umwima amatwi bikamubabaza karushaho kugira reka kumwima amatwi si ukwanga kumuvugisha yego wanga kumva bya bindi uwabibona yakoze byo kukubabaza ukanga kubihurusa ngo bimwereke ko wababaye yego ukamubwira uti nibyo wavuze neza ni byiza uranyoboye yego ukabyemera arakuyoboye kandi wowe wumve ko yagukomerekeje ariko ukabyica byose yego niryo banga rya mbere aho cya kabiri irya kabiri ni ukuba wicaye muri rwa rugo ukabyara watangira kubyara niko guhaye wiga ubwenge bwa rwa rugo uri kuriga ubwenge bwa wa muco umuntu azasaza yiga ubwenge yego ukicara ukunguka ubundi bwenge winguka ubundi bwenge ukibuka ubwo kurera abana bose usanze muri rwa rugo ari barya bamuramo wawe ari barya bamuramukazi bawe baje kwa nyirakuru ari abawe bose ukabahuza iryo rikaba ibanga rya kabiri irya gatatu ni urugo gutahwa n'abashyitsi iyo abashyitsi baje ukiyegereza abashyitsi ukabagaburira bene wabo urugo rwabo cyangwa iyindi miryango ntaho utazi utaha utari umuryango haba ari abishywa haba ari bababyara babo ariko bose barya ukamenya ko ari inshuti zawe ukazikorera neza ukazitaho uzi kuko wita ku nshuti iryo ni ibanga rya gatatu ryo kumenya urugo irya kane ni ukuba mwumvikanye mwenyine mu rugo n'umugabo wawe muvuga rumwe muhaye muhuza mukavuga ngo twubake urugo gutya dukore gutya tugire gutya ibyo nibyo biza bibaka urugo no kurera abana banyu neza abana nabo mukabarera neza mubereka umuco wanyu kwa kundi babana bahaye basanga bariko barasangira nabo kwa nyirarume ko barasangira nabo kwa ba nyirasenge ko barasangira nabo kwa bakuru kwa bene se wabo bose bariko barahurira mu rwa rugo uwo n'ubundi muco uzawubaka umuryango umucyo utazavaho yego muze nawe agiye kutubwira ngaha nababwira ibyiwe nawe papa ugiye kutubwira amabanga 5 azingiyemo 5 yo kubaka urugo rwiza ku mugabo naye mabanga 5 umugabo yagendera akavuga ati ninyagenderaho nzagira urugo rwiza ni ukubwira abandi inama ukabagira inama y'umuryango tureba ba sogokuruza sogokuru ba data dore uko bazaga bakora nuko bazaga bashyira hamwe bakaja inama bagahanana bakareba umukene bakamuzamura bakareba uko nawe akwiye kubaka urugo nuko akwiriye kugenda mu muryango iryo jambo niryo rihuza umuryango mu kujya inama no guhanana no kubana
noneho harimo mu muryango abenshi bakira basanga barakize bafite ibintu ariko bamara kugira bya bintu baba bafite ubutunzi bagata umuryango ntaje ibintu babita yego kabarebamwo abantu batari nk'ababo agasigara yigendera gusa no mu yindi miryango y'abakire guhuza n'abandi bakire akaribo bagenda akaribo baje inama yego agata umuryango wiwe kubwo wakennye kurya nubwo agira kurya ariko niwe ubuhaye wigahisha wa muryango nanone nawe na wa muryango ntibamwubaha kandi ntibamubona mu muntu ariko iciza ukwiza gukora neza ni ukuhamagara yaba ari umukene yaba ari umukire muri wa muryango mukajya inama ukareba muti nyanaka ageze habi nyanaka aragowe bakamufasha bakamuha ibintu baba ari abana afite abana bakamufasha agasomesha ba bana umuco mwiza w'urukundo rwiza urukundo si ukurebana ku maso gusa no kumenyana ingorane ziri mu muryango wanyu mukazimenya mugahamagarana mukazifatikanya yaba ari inshi bagahaguruka bati dore nyanaka yabaye arya abana be babuze hose amacanga ntacyo bafite none wa muryango guhamagarana ukajya inama yamara kujya inama wa yanzu bakayegura yego akayegura nayo akaba umuntu akaboneka mu muryango kandi nawe akubahwa mu muryango ariko mu muryango batamwubashye azatakara n'abana ntacyo bazabakora yego ibyo ni byo byiza ni uwo muco mwiza ni rwo rukundo yego tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro yegereza nakunze kuva mikorofone kera kugeza na n'ubu ndacamukunda imbabazi twagiranye n'ubu ziracahari ntabwo zizashira yego urukundo rwacu tuzoruzamukana no mu ijuru da bimubwira umureba ko nagira ngo niho wumva tuzazamukana no mu ijuru yego ndamukunda cyane uracyamukunda ndacamukunda cyane reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye no kutwemerera kugira ngo tuganire twubake umuryango nyarwanda n'isi muri rusange ku bantu bumva ikinyarwanda bose nikiza ko bazaryoherwa na sitori y'urukundo rwanyu n'inama mwabahaye haba abanyarwanda abakongomani abagande abarundi babasha kumva ikinyarwanda ndetse n'abantu bacu b'umurenge yego bazatwumva kandi ntekereza ko bazakunda sitori yanyu no kugira ibyo babigiraho reka tubashimire mwakoze reka tubasabire umugisha ijambo ry'Imana yavuga ngo aho muzagera bakabakira muzasige mubasabiye umugisha twabasanze muracyabana mwibanira gutya rwose mu rukundo no gusenga no gukunda Imana cyane yego reka tubasabire umugisha Imana ikomeze kubana nawe
Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimira ubw'imbabazi byawe udahwema kutugaragariza uko bwije uko bukeye ziyongera bw'icyubahiro. Mwami rero tugushimiye kubw'uyu muryango wahuje ukaba ukigeze amagingo ukiwurinze utarigeze utandukana. Iki gihe wari ukizi ko bazagira inama ingo ziriho ubu ngubu mu rugendo wagendanye nabo bagakomeza gukundana. Tugushimana kubw'uburinzi bwawe kuri bo no gukomeza gushyigikira urugo rwabo rugakura ukabaha umugisha kandi ukabaha kumenya n'abana babo bakagendera muri uwo murongo aho baherereye hose bakabashimana kuba barabyawe n'aba babyeyi. Rero Mwami tugushimiye kubw'icyo ngicyo uzabahe ikiruta ibindi byose n'ubugingo buhoraho. Ibyiza barabibonye ibyinshi barabibonye ikiruta ibyo byose ni uko wabaye agakiza bagakomeza kugendera muri uwo murongo. N'ahangaha icyo mbasabiye kiruta ibindi ni ukuba hazabaha iherezo ryiza. Niko mbigusabye nizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo, amena. Inkuru nziza TV